ikintu gifite umumaro cyangwa ikintu gikomeye ni ugutakaza Imana, ugatakaza urukundo rw'Imana, ugatakaza communication yawe n'Imana, gutakaza ubupasiteri. Ibyo se ni ibiki koko? Hari ibintu ntaha agaciro. Ikintu cya mbere ni ukudatakaza Imana yawe. Kuko ariko reka mbabwire, na cyagihe utarimikwa Imana ntimwabanaga, utarabo umukirisitu ntiyakurenze uri umumanyuramazi, iyakurengeye uri umumanyuramazi ikabana nawe, ubu ngubu yisenga nibwo yananirwa kubana nawe. Ubundi se ayo mapeti mwarayavukanye, ayo magrade yarabariho, mwavutse muyakikiye, uyobewe igihe wabiherewe, utarabibona Imana ntimwari kumwe. Ndabashuhuje mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Amahoro y'Imana nabe muri mwe. Imana y'amahoro rero turayishimye, ndayishimiye ko yandinze n'umuryango wanjye, kandi ndayishimiye ko nawe yakurinze ahantu uri mu gihugu cyose aho kurikiranira mu Charlene official. Waba uri mu Rwanda ndabizi ko umeze neza, waba uri mu bindi bihugu duturanye by'abaturanyi bacu b'u Rwanda, ndetse n'abari mu bihugu bya Afurika ahantu kure bitandukanye, n'abandi bari muri Amerika ya ruguru n'iyepfo, muri Australia no muri Aziya, ahantu muri mu bikorwa byinshi bitandukanye byo gutabara abantu, byo kugirira neza abantu, aho muri mwebwe abaganga muri kuvura abarwayi ba COVID. Turabashuhuje kandi nizere ko mumeze neza. Namwe abashinzwe umutekano, by'umwihariko ingabo zacu, aho mwagiye gucunga umutekano wa bene wacu duhuje kubaho no gupfa. Umuntu wese ubundi uva amaraso, umuntu wese uva amaraso, umuntu utari igisimba, umuntu w'inyama n'amaraso, ngemba mbona turi abantu bamwe. Namwe aho hantu muri mudukurikiranira turabashuhuje, kandi Imana y'amahoro ikomeze ibashyigikire muri uwo murimo mwiza wo kuzanira abantu amahoro, ukuboko kwisumba byose kubane namwe aho muri rero mu bihugu bitandukanye. Namwe abarimu, harimo abanyeshuri basubiye kwiga, namwe turabashuhuje. Hanyuma aho muri mu mirimo itandukanye, hari abakiri muri guma mu rugo ngira ngo, ariko nimukomere kandi muhumure, natwe turashimira Imana ko twayivuyemo. Mu bibaho byose rero dushimire Imana. Imana iradukunda, dukomeze dusenge, dukomeze twirinde, dukomeze dukiranuke, kandi dukomeze dutinye Imana. Ubwami bw'Imana bugwire muri twebwe, ubwami bwa Satani bwimuke. Nimuhumure, ntimugire ubwoba bw'ibiriho, ntimugire ubwoba bw'ibivugwa, ngo hazabaho intambara n'impuha z'intambara, hazabaho abahanuzi b'ukuri n'ab'ibinyoma, hazabaho iterabwoba, ibintu byinshi. Ariko ndababwiye ngo umwami wacu aracyari ku ngoma. Nabasuhuzaga rero nk'uko bisanzwe. By'umwihariko ndashaka kubwira abantu inshuti za Charlene official, nagira ngo mbabwire ngo ndabakunda cyane, mukomeje kubana nanjye mu buryo bwo gukurikira ijambo ry'Imana. Kandi ndabizi ko umwigisha n'umwigishwa twese turagabana. Ningira Imana nkakubwiriza ugahinduka, nanjye nzabyungukiramo. Mukomeje kudushyigikira rero mu buryo bwo kuduha inama, mukomeje gukora share, twarabibonye turabibashimiye. Mukomeje gukora kwandika kuri comment, ndetse by'umwihariko n'abakurikirana iriya filime isoka kwa gatandatu saa 2 n'indi isoka kwa gatatu saa 1. Imana y'amahoro ibahe umugisha. Mbatuyeho umugisha mu izina rya Yesu. Uko mwifuza ko ntera imbere, Imana nkorera namwe bateza imbere. Uko mwifuza ko ngubwa neza, Imana yo mu ijuru ibahe kugubwa neza. Uko mwifuza ko nkomera, Imana ibahe gukomera. Uko mwifuza ko ncirwa inzira, Imana ibacira inzira mu buryo bwose. Ikirutaho dukomeze gusangira ijambo ry'Imana. Imana rero nibahe umugisha. Uyu munsi turaganira amagambo y'Imana arimo n'ubutumwa nayahawe muri ibi bihe byaguma mu rugo. Imana imbwira ati umbwirira abana banjye, muri abana b'Imana, muri abana b'Imana. Narabimenye ko muri abana b'Imana, kandi namenye ko Imana yarababyaye. Niyo mpamvu ikomeje kubakurikirana
Imana izagukurikirana aho uzajya hose kugeza igihe ikwigaruriye, kuko icyo Imana ishaka ni ukukugirira neza, icyo Imana ishaka ni ukukuruhura, ikintu Imana ishaka ni ukukumara umubabaro, ikintu Imana ishaka ni ukuyimenya, icyo Imana ishaka ni uko ishaka kukwibaruza. Reka mbabwire, nta makuba Imana ibashakira, nta na rimwe Imana ishakira umwana w'umuntu amakuba. Amakuba n'abana b'abantu bayihamagarira, ariko Imana ikunda umwana w'umuntu. Niyo mpamvu idatuma turyama ngo dusinzire, twaryama ikaduha gukanguka mu bicuku bya nijoro. Genda umbwirira abana banjye gutya, twaba twicaye turi gutekereza, ikadutera ibitekerezo. Mumbwirira abana banjye gutya, ikatwungura inama ndetse ikatugira inama yo kugira ngo dukomeze muri uru rugendo. Turebe muri Yesaya, umuhanuzi Yesaya, igice cyaho cya mbere, umurongo 27. Ni amagambo nahawe, ni menshi muzagenda muyumva, ngira ngo nuguhera ku gice cya mbere tukazarenza n'ibice 9, tuzabirenga uko Imana izajya igenda iduha message. Ariko ubu tuvugana amaze gutegura ibice bigeze, nzategura ibice bigeze mu 9. Reka turebe rero igice cya mbere, umurongo 27. Siyoni hazacungurwa n'imanza zitabera, kandi abahindutse bo muri yo bazakizwa no gukiranuka, ariko abacumura n'abanyabyaha bazarimburanwa n'abimura Uwiteka bazatsembwa. Muzakorwa n'isoni z'imirinzi mwifuje, kandi muzamwazwa n'amasambu mwatoranije, kuko muzamera nk'igiti cy'umwera cy'ibibabi birabye, cyangwa nk'isambu itagira amazi. Umunyambaraga azamera nk'umutumba, kandi umurimo we uzamera nk'igishashi. Bizahira hamwe, kandi ntawe uzabizimya. Imana nidutabare, Imana nidutabare. Nashakaga kubabwira ngo abantu bazakizwa no gukiranuka, abantu bazakizwa no gukiranuka, abantu bazarengerwa no kwimika Imana, abantu bazarama kubwo guha Imana agaciro. Intego y'ubu butumwa nari nkuzaniye, abantu b'i Siyoni uko biri kose, hari icyizere y'uko kugubwa neza kubarindiriye, ariko ngo ikintu cyazabarokora kikabakiza ngo ni ugukiranuka konyine. ngo ariko ngo abantu bimuye Imana, abantu bimuye Imana n'abagomera Imana n'abarwanya Imana, abo ngabo bo bazagira gute? Bazarimburwa cyangwa bazarimbuka, cyangwa nta kurama bagize gute bafite. Ngo hari ukuntu abo bantu mureke mbabwire, aba bantu hari ukuntu ngo bagiye birundarundira amasambu n'imitungo, ariko ngo bagenda babikura mu kutubaha Imana. Ibyo ngibyo amasambu yabo rero ngo azagenda amere nk'atarimwo amazi. Ubundi isambu itarimwo amazi nta kintu ikumarira, kuko ntago yera. Hatarimwo amazi, isambu itabona amazi, isambu itageramo imvura, isambu utabasha kuhirira, iyo ngiyo wanayifata ukajugunya, wareba n'uwuyihera ku buntu, kuko ntacyo wahingamo, naho yaba inturusu ntacyo wayimaze. Imana nidutabare, Imana niturengere. Ibintu byose isambu bizamera nk'isambu itarimwo iki? Itarimwo amazi. Ubundi ibi bihe turimo, reka wenda ntangirire hano kuri iki gice cya mbere. Iyi message Imana iyimpa, mureke mbabwire, hari ibintu Imana yambwiye. Imana yarambwiye ngo abantu barushijeho bakomeje kuba babi, kandi ngo iterambere ry'abana b'abantu, iterambere ryabo ngo niryo kugomera Imana gusa. Nta na rimwe umwana w'umuntu ajye yicara ngo arebe ibintu agezeho ko ari Imana yamushyigikiye, cyangwa ngo arebe ibintu agezeho ko ari Imana yabanye nawe,
ibintu byose umwana w'umuntu abyirundiraho. Umuntu aratera imbere ntamenye ko ari Imana, umuntu arabyara ntamenye ko ari Imana yabikoze, umuntu Imana yamuha ijambo ntamenye ko ari Imana yabikoze, Imana yakwamamaza ntumenye ko ariyo. Ikintu cyose cyakozwe mu isi, muri iyi si, ibintu tugenda tubona Imana yacu iba yabigizemo uruhare, ni nayo iba yabikoze. Bishatse kuvuga ngo Imana itatubereye maso, abarinzi babera maso ubusa. Kandi Imana itatwubakiye, abubatsi bakubakira ntago babasha kubaka. Imana itarinze umudugudu, abawurinda ntacyo byabamarira. Abantu b'Isiyoni bazakizwa. Ni iyihe mpamvu Imana yambwiye aya magambo? Kuki iri kuvuga ngo abantu nimuhumure muzakizwa, muzakira, muzagubwa neza? Ariko ngo abantu bazakira ni abantu batimuye Imana. Ariko ngo abantu ngo bimuye Imana n'abigomeka ku Mana, abo ngabo bose bazagira gute? Bazata agaciro ibyo baruhiye. Hari abantu baruhira ibintu bakabikura mu kutubaha Imana, ibyo nta gaciro bigira, nta na garanti bigira. Mureke mbabwire, tugeze mu bihe bikomeye, naho waba utarota, naho waba uterekwa, naho waba utumvijwe, tugeze mu bihe bikomereye buri wese, ku buryo umuntu ari gutekereza avuga ati mbese itorero mu myaka nk'ibiri, mu myaka 5 iri imbere, abasenga bizaba bimeze gute? Iby'isengero bizaba bimeze gute? Imana iravuze ngo nimuhumure bantu b'Isiyoni, muzakizwa, ariko muzakizwa no gukiranuka. Ngo ariko ngo abantu ngo b'abanyabyaha bagomera Imana, ngo abo bazahananwa n'abayimuye. Bishatse kuvuga ngo icyizere gifite umuntu wagumanye n'Imana, utarahinduwe nibi, utarahindaguritse, umuntu wagumanye ubwere bw'Imana, akugumana gutinya Imana muri we, n'ibikorwa bye bigatinya Imana, n'umuhate we ukaba ari uwo gutinya Imana, akifuza kugira Imana iya mbere mu bugingo, ngo imubere iya mbere, imubere umuyobozi, imubere umujyanama. Imana niyo yakubwiraga ngo ibi bihe ntacyo bizagutwara, ibi bihe nta kintu bizagutwara, ngo covid yariyongereye ntacyo bizagutwara. Kandi nkwibutse ngo naho wanapfa, ntago burya erega mujye mumenya ko n'abakirisitu iyo bapfuye baba batashye iwabo. Gupfa kw'abakirisitu ntago ari ugupfa, ahubwo ni ugutaha kuri ya Mana twavugaga, tukajya ku Mana yacu. Iyi minsi n'ibihe ntago mukwiye kubitinya. Abantu bafite ubwoba bw'ibintu byinshi, bamwe ngo bakuwe ku bwarimu, abandi ngo bakuwe ku bupasiteri, abandi ngo bakuwe ku bushumba, abandi ngo bakuwe ngo hejuru, ngo bashyizwe hasi. Mureke mbabwire, ikintu gifite umumaro cyangwa ikintu gikomeye ni ugutakaza Imana, ugatakaza urukundo rw'Imana, ugatakaza communication yawe n'Imana, gutakaza ubupasiteri. Ibyo se ni ibiki koko? Hari ibintu ntaha agaciro. Ikintu cya mbere ni ukudatakaza Imana yawe. Kuko ariko reka mbabwire, na cyagihe utarimikwa Imana ntimwabanaga, utarabo umukirisitu ntiyakurenze uri umumanyuramazi, iyakurengeye uri umumanyuramazi ikabana nawe. Ubu ngubu yisenga nibwo yananirwa kubana nawe. Ubundi se ayo mapeti mwarayavukanye, ayo magrade yarabariho, mwavutse muyakikiye, uyobewe igihe wabiherewe, utarabibona Imana ntimwari kumwe. Ni Imana y'iminsi, ni Imana y'ibihe, ni Imana y'abashumba, ni Imana y'abakirisitu basanzwe, ni Imana y'abaciriritse, ni Imana y'abayoboye umudugudu, ni Imana y'abayoboye uturere, ni Imana y'ibihe byose. Kandi cyitonderwa, ntabwo Imana ikorera muri ariya mapromosiyo, ntabwo Imana ikorera mu nyenyeri abantu bambaye, ntabwo Imana ikorera mu matitre. Imana ikora ku giti cy'umuntu. Nta nubwo umugisha uri kuba umushumba, ntabwo umugisha ari ukuba umupasiteri, umugisha si uko uri mwarimu, umugisha si uko uyobora akarere, uri kumva ari wowe wicaye ari nawe ukomeje muri izo nshingano. Umugisha ni ukugirana communication n'Imana ishobora byose, kuko ahantu hose umuntu yicaye umugisha w'Imana uramusanga. Kandi igisubizo gishobora kuba kwicara, cyangwa ikibazo kikaba mu gukora.
kimwe nuko ikibazo gishobora kuba mu gukora ibintu byose Imana ibikoreramo, nta byacitse hari. Mukozi w'Imana, bana n'Imana, hanyuma mugirane ibihe byiza, ugira agahe ko kwihererana nayo. Ibi bihe biteye abantu ubwoba, ngo urukingo ngo nararwiteje ngo ndapfuye. Ibaze kweri ibyo babatera byose muzi ari ibiki? Iwanyu mu muryango hari uruganda rukora ibinini mugira? Mbabarira umbwire, hari uruganda rukora ibinini mufite? Iwanyu mu muryango mufite abadogiteri bangahe? No, ariko ubundi mwabaye mute? Ibinini wamiraguye kugeza ufite iyo myaka, wari uzi byarakorewe? Inshinge babatera muzi ziva he? Amaserumu, amaraso y'abantu muterwa, ibintu byose tubona ibyakorewe mu Rwanda n'ibikorerwa mu mahanga, ibyo mwabigiriraga icyizere muzi aho bituruka, kugeza ubwo mwarwaye toroma. Umuntu ave kwikingiza ari umurokore agahita hahamuka ati ndapfuye. Ibyakwishe wanyweye, iyaba wari uzi uko bingana, iyaba wari uzi ibintu mwagiye mukubitana nabyo, mutazi aho bituruka. Ibintu murya se byo muzi bikorerwa hehe? Nta nganda duteze kugira z'inkingo, nta nubwo abarokore bateze gufungura ibigo by'amavuriro ngo tubyikorere. Hari abantu baturenze badukorera ibintu, hari ibidukiza, hari ibituma dupfa vuba, hari ibituma dukenyuka. Ibyo bazakora byose ibi bigutwaye iki? Icyo nzi nuko kurama kwacu kutari mu nshinge no mu binini baduha. Kurama kwacu kuri mu biganza by'Imana ishobora byose. Ubwoba ni bushire, abantu b'Isiyoni bazakira, ariko ngo bazakizwa no gukiranuka. Ahubwo ubwoba ukwiye kugira muri aya masaha, muri iyi minsi, ugira ubwoba bwaturuka uti mbanye gute n'Imana? Ubusabane bwanjye n'Uwiteka bushingiye he? Ese Imana turarebana neza? Ese Imana nta rubanza ifiteho? Ese rezo yanjye n'Imana imeze neza? Aho ngaho bari utekereza. Naho ubundi urupfu murarugendana, amakwasiteri mugendamo ni urupfu, ziriya moto mugendamo ni urupfu, indege mwurira muba muri mu rupfu. Abantu mukorana nabo, mukorana n'abanyakuzimu, mukorana n'abadayimoni, mukorana na shitani n'abatuma, mukorana n'abambara isura y'abantu kandi ari abadayimoni. Wakubwira imyaka mumaranye, wakubwira ibyo bagukoreye, wakubwira ibyo bakwatuyeho, wakubwira amafoto yawe ahantu aba. Ibikwica byaje mu myaka yose wabayeho, ariko uracyahumeka. Imbaraga zakurinze n'ubu zirahari, ariko Uwiteka avuganye nawe ngo zarindwa no gukiranuka. Maze abantu mufite ingingo zibarengera ngo nta mukiranutsi ubaho. Abakiranutsi babaho kubw'imbaraga z'Imana ishobora byose, kandi abakiranutsi babaho kubw'amaraso ya Yesu. Haranira gukiranuka, haranira kuva mu bibi, uharanire kureka ibyaha, uharanire gukundana n'Imana. Ariko umva ijambo rya nyiri ijambo ridakosorwa ukuntu rivuga ngo muzarya ikica, ariko ntacyo kizabatwara. Ariko uri kubyo muzarya ikica ni igikiza. Nimba ufite n'ubwo bwoba bw'urukingo, wamenye ko ntacyo ruzagutwara kubera ko Imana yabivuze. Kandi nunapfa uzamenye neza ko n'inkingo zitaraza turimo gushyingura, n'abatarikingije bari gupfa. Ntago rero dukwiye kugira ubwoba bw'ibyo bintu, kuko ikintu kimbabaje murimo guceza mbere y'umuziki, muri kurira igihe kitaragera. Ibintu bizaza muri iyi si mubifatisha ni byinshi. Hazaza ibintu bibi byinshi, hazaza ibirwanya Imana, hazaza ibirimbura umwana w'umuntu, kubera ko byaravuzwe muri Bibiliya. Ni byinshi, hari n'ibindi mutazi, hari n'ibindi mutamenya, hari n'ibyo mutakeka, hari n'ibikorerwa hiherereye bizwi n'Imana yonyine. Ni ukuri nagira ngo nkubwire ngo ibiturindiriye ni byinshi, ariko icy'ingenzi ni ukugira gute ngo tuzakizwa no gukiranuka. Muze dukomeze dushakisha ibyo Umwami Imana akunda, muze dukomeze dushakisha ibyo Imana ishaka, muze dukomeze dukora ibintu Imana biyinyura umutima. Hanyuma Imana yacu nayo izahindukira igihangana n'iminsi, ihangane n'ibihe, ihangane n'amezi, ihangane n'ibyorezo, ihangane n'ibihanganye natwe. Izatugirira neza. Imana iturengere. Ndifuza kubabwira muri aka kanya
ngo abantu bazakizwa no gukiranuka. Tuzakizwa no gukiranuka, niyo magambo y'Imana tumaze kugira gute, tumaze gusoma. Tuzakizwa, ariko tuzakizwa no gukiranuka. Nasomye ijambo hano rintera ubwoba ngo hari abantu, urumva, hari abantu bundi bimuye bagomera Imana. Hari abantu b'abanyabyaha dusanzwe natwe tuzi. Hari abantu b'abanyabyaha nabo ubwabo bagira gute, babyivugira. Abo ngabo Imana irabazi pe. Hari umuntu wicara akajya kuri kamera akavuga ati ngewe nkora akazi k'uburaya, akira nimero yanjye. Izo ni indaya zizwi, ziriyizi nazo zirabihamya n'abantu barazizi. Hari umuntu ubona ari umugome, hari umuntu uvuga uti nge sinsenga, hari umuntu ukubwira ati nge ndi umupfu w'Imana yanyu sinyemera, ukabona ko ari umukozi wa Satani. Hari abakozi ba Satani bazwi ku mugaragaro batigeze bakizwa. Ariko ikintu cyanteye ubwoba ngo abantu bimuye Imana, bantu mwasengaga mukabivamo, bantu mwasengaga mukabivamo, Imana nyuma mukayimura, bantu mwakoreraga Imana nyuma mukaba muri gukorera Satani, bantu mwabaga mu rusengero mukaba mwarasubiye mu isi, bantu mwahagararaga mu cyuho cy'Uwiteka mukaba mwarabaye abakozi ba Satani. Imana ngo ntabwo izongera kwibuka ibitabo watwaye, ntabwo izibuka indimi wavugagamo, ntabwo izibuka ivugabutumwa wabwirije, ntabwo izibuka ukuntu waririmbye, ntabwo izibuka uko wadiyakoni, kuko kwimura Imana wari warayimitse izaguhanana n'abariya bose batigeze bakandagira mu rusengero. Aka kanya ndifuza ko usuzuma umutima wawe, ganira n'umutima wawe, ndifuza kugusengera, ndifuza ugira ikintu ubwira Imana. Ndashaka kugira icyo ubwira Imana. Ngo umva nkubwire, twasomye ijambo rivuga ngo imirimo yabo izabapfira ubusa, ngo izafatwa n'inkongi y'umuriro, ngo ariko nta muntu uzayizimya. Ntabwo mbizi iyo nkongi ishobora kuza, ntabwo mbizi ibintu bizatera imirimo wakoresheje amaboko yawe hamwe no kurwanya Imana. Ariko ndakubwiye ngo niwisubireho, aka kanya reka ngusengere, cira Imana bugufi aho uri. Imana irakicaye ku ntebe y'imbabazi, tugiye gusenga. Imana y'amahoro n'amahirwe, Imana yambaye icyubahiro, yambaye no gukomera, umukozi w'umuhanga, Imana nzima, ndagushimye kandi ndaguhimbaje. Ngushimiye kugira neza kwawe mu izina rya Yesu. Ngushimiye imbaraga ukoresha kugira ngo tubone ubuzima n'ubugingo. Ngushimiye imigambi yawe myiza, ukuntu uhora utekereza ku mwana w'umuntu. Ndagushimye kuko uri itangiriro ukaba n'iherezo. Ndagushimye kuko ukunda ikiremwa muntu aho kiva kikagera. Ndagushimye kuko ufite urukundo ruruta ibyaha abana b'abantu bakora. Ndagushimye ko mu bitekerezo byawe harimo gutekereza ikiremwa muntu. Ndagushimye ko ibyo wibwira buri munsi ari byiza. Aka kanya umaze kubwira abantu bawe ngo bazakizwa no gukiranuka, nanjye ndasengera imitima y'abankurikiranye, ndasengera abacishijwe bugufi n'ubu butumwa wampaye, ndabasengeye abemeye kwisubiramwo. Mu izina rya Yesu, imbabazi zawe nizibabeho. Ubu hagize amaraso y'umwana wawe Yesu Kristo, ubahindurire imyambaro, bakuriremo icocera, ubahe kugira indi sura imbere y'Imana yabahamagaye. Rambura ikiganza cy'imbabazi ku batuye mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no mu bihugu by'amahanga. Wongere ukebuke umwana w'umuntu, gwiza imbabazi ndetse zivanze n'imbaraga. Ugaruke ku muntu wawe Mwami, utwigisha ibyo gukiranuka. Ubu butumwa bugere kure kandi ubukurikire. Uguhindukirira umuhindukirire, uguhamagara umwitabe. Ndagushimye Mwami ko udushyigikiye kandi kumvise gusenga ko abakumvise nanjye. Cyubahiro n'ikibi cyawe ni mu izina rya Yesu Kristo, amen. Ntukemere rero kurya wenyine, Imana iguha umugisha. Nkuko umusinzi afata mugenzi we akajya kumusengerera, ndakwinginze numara gufashwa ukumva ni ibintu by'umumaro, nawe ujye ubiha inshuti zawe,
mu ijuru ni hanini, nitujyayo twese ntabwo tuzabura aho twicaye. Ntukagumane ubu butumwa, ahubwo ujye ugenda ubusangiza abandi. Ntabwo wabasha gutegura ibi byigisho ngo uze kuri kamera, ariko kubisangiza abandi nabo bagafashwa ni umugisha kuri wowe ndetse no kuri njye. Mbifurije amahirwe masa, tubwiwe ko tuzakizwa no gukiranuka. Imana ibashoboze gukiranuka mu izina rya Yesu, amen.